iyi ni radiyo ijwi ry'amerika. radiyo ijwi ry'amerika hivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22. mushobora no kudusanga kuri internet kuri wa3 akadomo radio yacu voa.com no kuri Facebook na Twitter VOA radio yacu. Hano Washington muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Nongere mbaye ikaze mwese bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika. Umwana wese hakeneye urukundo. Urwo rukundo ruhera mu muryango, abana bakaruhabwa n'ababyeyi babitaho. Nyamara abana barirwa muri miliyoni 153 ku isi hose ni imfubyi hakurikijwe imibare y'ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF. Hirya no hino ku isi abagira neza n'imiryango itegamiye kuri leta bagira umutima ukunda bakita kuri abo bana. Kuri bamwe muri abo bana umwe rero mu miryango yumva ko umwana wese agomba gukundwa ni Association Umwana Ukundwa. Ni umuryango utabogamiye kuri leta ufite icyicaro mu Rwanda. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi twabatumiriye bwana Samuel Byiringiro, ni umuyobozi nshingwabikorwa w'uyu muryango. Ese ni muryango ki? Intego yawo ni iyihe? Wita ku bana gute cyangwa se ku babyeyi babarera? Ibyo ni bimwe mu byo turi bwibandeho n'umutumirwa wacu muri kiganiro. Mube hafi rero ya radio yanyu, mubaze, mwungurane inama n'ibitekerezo. Kandi muduhe telefoni zanyu nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara. Abaziduhaye mwakoze cyane. Ndagira ngo rero uyu munsi tuze kwibanda ku buryo bwihariye ku muryango, uburyo ufasha abana ndetse n'ababyeyi guhinga ku butaka buto mu rwego rwo kurwanya imirire mibi. Reka rero ntabatindiye twakire umutumirwa wacu bwana Byiringiro Samuel. Uraho neza urakomeye? Muraho cyane, nishimiye kubana namwe kuba ku ijwi ry'Amerika ndetse muri kino kiganiro Isanga numva nezere kubana namwe. Murakoze. Urakoze cyane rwose. Mbanje kugushimira uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo. Nguha ikaze nanone muri studio ya karindwi y'ijwi ry'Amerika. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, nagira ngo ubanze ubwire batwumva muri make Umwana Ukundwa ni muryango ki? Association Umwana Ukundwa ni umuryango nk'uko izina ribivuga, ufasha abana batishoboye, abana bafite ibibazo bitandukanye. Uyu muryango watangiye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Utangira mu gihe cya 1995 ubwo hari ikibazo cy'abana benshi, ab'imfubyi, abana benshi batawe n'ababyeyi, bari mu Rwanda, bari cyane mu karere ka Huye ndetse n'ahandi hose mu gihugu. Icyo gihe rero hamwe n'uwatangiye umuryango Madame Rose Gakwandi ashyira abana hamwe kugira ngo abana nyuma y'amateka mabi yaratandukanyije abanyarwanda, bamwe bitwa Abahutu n'itwa Abatutsi, ariko umwana ukundwa biva mu mwana nta zina ry'ubwoko agira, ahubwo umwana akwiye kuba umwana ukundwa. Nawe izina Association Umwana Ukundwa ryaturutse uwo muryango ukora mu gihugu hose, ariko cyane cyane wita ku buzima bwuzuye bw'umwana mu buryo bwose, haba mu myigire ye, mu mibereho ye, mu iterambere ry'umuryango we ndetse n'aho ari hose. Ubu tugera ku bana barenga 2020 twitaho umunsi kundi, harimo abana batishoboye, abana bafite ababana n'icyorezo cya sida ndetse n'abana bafite ubumuga, n'imiryango yabo twifasha kugira ngo irusheho kubaho neza. Muri ncamake ni umuryango Association Umwana Ukundwa. Yego.
birumvikana intego zawo ni nyinshi. Ndumva mutubwiye uburyo igitekerezo cyo kushinga cyaje. Muri make muvuze nk'intego zayo mu buryo bufatika, muri makeya n'izihe? Intego zayo zigira mu ntego nk'enye z'ingenzi. iya mbere ni imyigire y'abana, edikasiyo, imyigire y'abana, bwaba ari mu buryo kujya kwiga mu ishuri cyangwa mu buryo kwiga imyuga cyangwa ubumenyingiro. Rero kuko ishuri tubona yuko ariho cyane cyane umwana ashingira kugira ngo agire ejo hazaza heza. Cya kabiri dushyiramo imbaraga ni imibereho myiza y'abana, abishingiye ko umwana wese agira uburenganzira bwo kwiga, icyo twita agire child right, agira uburenganzira bwe kandi anarindwe, kuko muri minsi abana bafite ibibugarije byinshi bibagoye. Ubu rero dushobora kugeza kurinda umwana ikintu cyose cyahungabanya uburenganzira bwiwe n'icyamuhungabanya kuba we yagomba kuba we bitewe n'amateka yaciyemo. Ubwo rero iyo gahunda yo kwita ku mwana no kumurinda no kumugira imibereho myiza, icyo nakita child protection, nicyo tugira cyane hamwe n'imyigire. Cya gatatu tugira, ntabwo turi umwana gusa mu kwiga ngo tunamurebe kumurinda no kumuha uburenganzira bwe, ariko tujya no ku muryango wabo tukabaza ngo uyu mwana abayeho ate, umuryango umeze ute, umuryango uri kwiteza imbere, umuryango we uri mu buzima bwuzuye, umwana afite indyo yuzuye, umwana mu rugo rwe iwabo afite aho arara, afite imbuto zo kurya mu rugo, afite aho bahinga mu rugo, bafite ikibazanira mu bukungu kibateza imbere. Ubwo rero icyitwa guteza imbere umuryango mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bw'imibereho myiza, nacyo turakizirikana. ntitugumane umwana gusa, tuba umwana ufite uburenganzira bwuzuye ariko mu muryango utekanye urimo amahoro. Ndetse hakazamo n'ikintu cya kane dukora, ni ukureba muzi ko imiryango myinshi ifite amacakubiri, ifite gutandukana, ifite ibibazo byinshi mu miryango. Twitaro kugira ngo wa mwana nubwo imibereho myiza ihari, nubwo ari ibindi byose, ariko imibanire myiza y'abashakanye, imibanire myiza y'umuryango itari makimbirane, itari mu nzangano, iyo miryango ishobora gufashwa. Ubwo rero naho dukora cyane cyane ku bumwe n'ubwenge mu miryango, ndetse n'aho umwana ari akaba atari mu macakubiri. Muri make nibyo dukora kandi tubikora muri izo nkingi enye z'ingenzi. Yego, ni ibyo mukora rero nk'uko mubidusobanuriye. Dukurikije izo ntego z'umuryango ni byinshi, dushobora kuzabigarukaho mu bindi biganiro nimubona akanya. Nagira ngo rero nk'uko nabivuze, uyu munsi ndifuza ko twaganira kuri kiriya gikorwa cyo guhinga ku butaka buto mu rwego rwo kurwanya imirire mibi, mushakira nyine uburyo umwana yabaho neza. Mutubwire muri make uko igitekerezo cyo gushyiraho icyo gikorwa cyaje. Murakoze cyane. Ku bufatanye n'ikigo cya siyanse cyitwa New York Academy of Science, kimaze imyaka irenga 200 gihuza abashakashatsi ku isi yose bari mu bihugu birenga 150. Ku bufatanye bwacyo na Association Mwana Ukundwa, twatekereje kugira ngo dufashe abana bakiri bato hagati y'imyaka 13 na 17 kugira ngo abana batangire gutekereza udushya bazana ahantu bari, ngo bahindure aho bari, bahindure sosiyete barimo, bahindure imiryango bari kumwe. Tuza gusanga nko mu mujyi, dutekereza mu mujyi dusanga umujyi abantu bahora bimuka, abantu bagira aho batura, barimuka uyu munsi ejo akimuka. Icya kabiri, umujyi ugira ubutaka buto ugereranyije no mu giturage cyangwa inyuma y'umujyi. Umujyi ugasanga umuntu aragendagenda, ejo yavuye aha ngaha yimutse, cyangwa yaratuye umuntu araguze arubatse. Dutangira gutekereza ngo ariko nubwo hari ikibazo cy'imirire igoranye, nubwo hari ikibazo cy'imirire ituzuye mu muryango, ariko no mu mujyi twashaka igisubizo cyo kugira ngo haboneke akarima k'umujyi. Twakize akarima k'umujyi ako kita urban garden, akarima k'umujyi umuntu wese yagira, kandi akarima k'umujyi umuntu akaba yakimukana, akaba yakajyana aho agiye, kwa kurimukana ibintu akabyimukana. Ni uko twashyize hamwe abana barenga 1,000 mu myaka 3, baza abana bagera mu 3 bicara bagahanga udushya. Uno mwaka rero abana batekereje iki gisubizo cyo gushaka akarima ko mu mujyi kimukanwa. Abana hamwe na siyanse n'ibyo biga dufatanyije n'ibigo by'amashuri bigera mu 9, abana bagera mu 1000 batangiye gutekereza iyi mishinga. Abana bazanye imishinga myinshi itandukanye, ndetse tunishimira cyane cyane aho bashaka imirima y'umujyi yimukanwa. Imirima y'umujyi ushobora gutunga mu nzu yawe, ugatunga muri salo, ugatunga ahandi hawe hatoya, ugashyira ku rukuta. Ngira ngo abazagira amahirwe yo kureba kuri Facebook ngira ngo bazabona amafoto atandukanye. Rero niyo innovation bari bazanye yo kugira ngo bazane igisubizo. Twagize imishinga igera mu 118
y'abo bana batekereje ibintu bigera mu bishinga 18 buri wese atekereza n'iki cyaba igisubizo. Babaga ari nk'abana 5 kujya kuri 6 bashakamo igisubizo kugira ngo icyo bifashe. Twabonye innovation uwari imirima myinshi y'igikoni itaterewe kuba mu murima wa wundi usanzwe cyangwa imirima mu mujyi, ahubwo ushobora kuba mu kijerekani, ushobora kuba muri bya bicupa by'amazi, ushobora gufata agacupa aho kwirirwa tujugunya twa dukoroboyi, twa tuntu tuvamo sositomate, twa tuntu tuvamo yawurute, bya bikoresho byose byirwa hano hanze. Amatiyo, abana bafashe amatiyo bakuramo umurima bajyanye na siyanse no kureba ese ibintu byahera byagira umusaruro. Twabonye za innovation nyinshi, nk'urugero abantu babaye aba mbere babaye winning team cyangwa batsinze, bafashe amatiyo asanzwe, amatiyo yandi dukoresha y'amazi mu rugo, tuboramo barangije bateramo imboga, bateramo ibitunguru, bateramo ipwavuro, bateramo ibitandukanye, bazirika ku rukuta ku buryo ugiye kwimuka ushobora gufata ako kantu kakimuka no kwimukana igitanda no kwimukana intebe. Rero zabaye n'ibintu akarere n'umujyi wa Kigali n'abayobozi bishimira, kuko umuntu wese abaza ngo igisubizo cyo cyaboneka gite. Rero n'ibyo bakoze kandi twabonye umusaruro mwiza, ndetse banakomeje kubyigisha aho batuye naho bari. Abo bana bari mu magrupe agera mu magrupe 118. ko rwose ni agashya. Ibi ni ibintu byiza cyane. Reka tujye ku murongo wa telefone. Ikiganiro giha ijambo, ikiganiro muri Isanga giha ijambo abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bakabaza, bagatanga ibitekerezo cyangwa se inama. Reka tubanze twakire Ahmed. Twagira ni kwizera Imana Lucky Ahmed. Ijambo ni ryawe. Muraho Eugenia Mukankusi. Uraho neza, urahagana hehe mbese? Turi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo Buyoga, mu murenge wa Buyoga. None ndagira mbaze uwo muryango ukorera hehe, ukorera mu tuhe turere, ese ntabwo wibanda mu mijyi gusa? Ese abana mu byaro usanga rimwe na rimwe iyo miryango itagera mu byaro, ngo iyo miryango rimwe na rimwe ntabwo igera mu byaro ngo yumve irebe ibibazo nk'abana baba bafite bo mu byaro biguma mu mijyi cyane. Ese ni irihe genzura rikorwa kugira ngo harebwe ko sitarateji zimwe na zimwe ziba zatekerejwe n'abo bantu bo muri iyo miryango, barebe ko zubahirijwe, barebe ko se abana kuko bafite ubuzima bwiza, yereka kugira ngo barebe ko bitaweho mu buryo bwenerwa. Yego, bagerageza bagere no mu byaro barebe ibibazo abana baba bafite, kuko bakunda kwibanda mu mijyi cyane. bashobora kuba bahagera. Reka tumuhe umwanya tubwire. Bwana Byiringiro Ahmed, icyo mwari mumaze kutubwira nk'aka gashya birafasha cyane aba mu mujyi badafite ubutaka koko nk'uko mwabivugaga. Mu cyaro hari ibindi bikorwa mufiteyo bishobora gufasha abana? Yego, murakoze cyane. Reka mufashe rwose kandi turishimye ku kibazo bajije. Association Mwana Ukundwa ikora mu madistrict 7, 3 ni yonyine mu mujyi, 5 nari mu biturage. Chatse namubwira ko dukorera Kigali ikorera Kicukiro na Gasabo, hanyuma amajyepfo niyo zo mu mujyi, izindi zose ni za Gisagara, ni za Huye, ni za Kayonza, ni za Karongi. Tugero aho ngaho hirya kuruta uko dukora cyane cyane mu mujyi, ariko hakaba n'ibijyanye n'umujyi nk'iyi twayitekereje, kuko ni ikibazo cyavugaga ngo mu mujyi ikibazo cy'akarima k'igikoni cyangwa akarima aho guhinga ntibishoboka. Rero abana baje bazanye igisubizo ko bishoboka, bitandukanye no mu cyaro aho abantu bafite abahinga, bafite andi mahirwe, ariko dufite n'ibindi bikorwa bijyanye n'aho abana bari. Nabereza urugero nk'ubu mu byaro tureba abana bafite ubumuga rwose bari hahandi kure, babandi umuco n'imibereho y'ahantu batemera, bamwe bakanabahisha bakiteza ko umwana afite ubumuga yenda ari ikibazo cy'imivumo kibijyanye n'ibintu byo kwa shitani. Ariko nk'ubu dufite abana barenga 126 bafite ubumuga bari mu biturage hirya no hino, kandi dufasha kubavuza, tukanafasha no kubakorera ibikorwa bitandukanye. Dufite abana bafite babana n'ubwandu bwa sida, ndetse n'abandi batishoboye bazungutse mu gihugu. Ndashaka kumenyesha yuko dufasha abana barenga 8,000 mu gihugu hose, kandi ahantu hagiye hatandukanye dufatanye n'abafatanyabikorwa. Rero ntituragira aho atuye, ariko turisezera ko mu gihe kizaza twebwe uburenganzira twemera gukora mu gihugu hose,
byatuza kugerayo, ariko iyi poroje yaje specifically yaje ku mpamvu yo kugira ngo dusubize ikibazo cyo mu kivuga ngo nta butaka buhari bwo guhinga. Yego, reka twakire noneho Ndayishimiye Pacifique Mugenzi, uranyumva? Ego cyane. Urahagana he wowe? I Bujumbura mu Burundi. Duga ku ijambo. Jewe ikibazo mfise intererano yanje nashaka kugira ngo icyo nterereye ku bijanye n'aba bana bari mu mabarabara. Intambamije nk'aho mperereye, ego baragerageza, leta iragerageza kubitaho kugira ngo ibasubize mu miryango iwabo, ariko baheza kubasubizayo nabo bagahita bagaruka ubwo nyene, buca kabiri ukongera ukababona mu bisagara bagiye baragaruka. Rero ikintu mbona nubwo bariko bagerageza, nubwo amaleta ariko agerageza kugira ngo abana basubire mu mihana iwabo, nuko bakwiye kuraba mbega bavuyeyo kubera iki kugira ngo basubire iwabo hokenerwa iki. Rero usanga gufata umwana ukamusubiza ruguru iyo yaje ava utamenye icyatumye avayo, atanyigisho wamuhaye, atabigo babasizemo kugira ngo abo bana babakurikirane, bagire kubadugana ruguru, ariko babanje kubashira ahantu mu kigo bakabegeraniriza ahantu, bakabigisha imyuga, bakabigisha ukuntu bazokwitwara mu buzima bagiye gutangura, n'ubuzima buba butoroshe kuri bo. Rero komeza usoze igitekerezo cyawe. Rero ikintu nasaba ni uko abajejwe gufata ingingo bogira icyo bakoze kugira ngo abo bana niba babegeraniriza ahantu hamwe, hama babanze bafate ikiringo babigishe namba ari imyuga ari nk'amezi angahe, 6, amezi 3, kugira ngo babigishe ikintu bashobora kwikorera bo nyene bageze mu miryango iwabo, kuko barashobora gushika mu miryango iwabo ugasanga imiryango aho baje bava ntibakibemera, usanga bamwe barabuze abavyeyi. Rero umwana yabuze umuvyeyi ugaca umutwara ruguru, ugasanga ntanafise n'aho ashikira, canke yagira n'aho ashikira akabaye inarume, ugasanga ntibabanye neza kubera ko aba yaramaze kumenyera ubuzima bwo kwironderera kuba muri ico gisagara. Usanga ari ibintu rero haguma injyane mu miryango, kuri abo bana bagaca babona yuko batubahirijwe, bo baca bifata nk'uko umengo bariko bararenganya. Urakoze cyane rwose ku gitekerezo cyawe, ariko ndagira ngo nibutse ko turimo kuganira ku bijyanye n'uburyo bwo gufasha. Nyine hari umuryango ufasha, hari nawo tuganira nawo, ubwo yenda umuntu yaha umwanya. Icyo gitekerezo cyawe tuzakigarukaho mu bindi biganiro byacu bijyanye n'abana bo mu mabarabara, haba mu Rwanda cyangwa se mu Burundi, uko bagenda bafashwa gusubira mu miryango n'icyarushaho gukorwa kugira ngo batajya mu miryango mu rugo aho baje baturuka, hanyuma bakongera bagasubirayo. Reka rero noneho nk'umwanya umutumirwa wacu, uyu muvandimwe aravuga ati hari abana bajya bari mu mabarabara, sinzi niba arabihuza n'uburyo abana mubafasha nyine gutegura ejo heza hazaza. Hari abo mufite mwebwe kuri ubu ngubu wenda mushobora kuba mucyakira bava mu mabarabara? Rwose ni umurimo wacu, murakoze cyane. Umurimo wacu dusanga nka association Mwana Ukundwa, kuko nabwiye kuva mu 1995 ubwo twatangiraga, abana twabasanze mu mihanda, twabasanze buzuye umuhanda, harimo nazo zana y'icubyi nk'ibyo yaravuze, abana batishoboye, abana bafite ibibazo bitandukanye. Ngira ngo nta nubwo byari byoroshye muri icyo gihe, niba n'ubu hari imiryango isigaye ifasha abana. Icyo gihe rero byo byari bigoye ko abana bari buzuye umuhanda barira, babuze ibyiringiro. Rero kuvana abana mu muhanda twebwe nicyo twatangiyeho, kandi cyagize umumaro. Ndashaka kuvugamo ibintu nk'abiri ko mfashe muvandimwe uri Bujumbura kandi yakoze cyane. Ntekereza ko nubwo twe turi Kigali cyangwa turi n'ahandi, ariko ngira ngo hari ibyo duhuriyeho nk'ibihugu biri muri Afurika byumva neza ikibazo cy'abana ba mu muhanda. Ubwa mbere dutangira twagerageje kubafata, umurimo wa mbere twakoze ni ukubajyana mu mashuri. Ariko mbere yo kutubajyana mu mashuri, ntabwo ari kujyana umwana urara ku ibaraza
urara hanze urara mu muhanda ngo ari we waza umujyane mu ishuri, ahubwo twabashakira imiryango. Nacyo nicyo nashaka kuvuga cyane cyane, kwidansifiya cyangwa ni gute turobanura imiryango tujyanamo bariya bana bo mu muhanda. Hari bamwe twashoboye kugira ngo wenda babe bishyire hamwe, agashakamo umukuru muri bo, agashaka nk'umusiperi wabo cyangwa umubyeyi wabo. Hari n'ahandi twabonaga imiryango yemera kwakira abana bakiranye urukundo, ndetse binagira n'igihe twebwe no twatangiye icyo gikorwa cya mbere twahereyeho muri asosiyasiyo Umwana Ukundwa, ni ugufasha umwana kubona aho aba mu rugo, icyo twita foster family, kubona urugo yakirwamo, apana kwita dutekereza kumujyana ahantu mu kigo. Ndetse ndanavuga ko n'iyo experience twanayigize, ariko umwana gusubira mu muryango nicyo gisubizo cya mbere gikomeye. Ahubwo mbere ko asubizwa mu muryango nicyo kibazo aravuze, rimwe na rimwe twibanda gutegura umwana, ari iyo myuga umwigisha, ari uko kumutegura, ariko tukanibagirwa no gutegura umuryango agiye kubamo. Mu nshingano za asosiyasiyo Umwana Ukundwa tugira ni uko ntabwo umwana ntiyaba wenyine mu muryango ufite ibibazo, ufite ubukene. Murabizi ko abana benshi iyo muryango ibikenye, nta kintu kibateza imbere, nta kintu kigira aho kibavana aho kibageza. Ndetse n'uyu munsi wa none turacyafite abana bakiri mu mihanda aho tugenda dukorera, ariko icyo cyane cyane dukora dutegura uwo mwana dufatanyije n'inzego za leta, uburyo umwana yasubira mu muryango birasaba iki. Hari uburere, hari inyigisho, hari no gukunda umuryango, ukumva akunze famiye. Ariko nabwo ku ruhande rwa famiye, ese famiye yakira umwana ute? Ese niba iki byatuma umwana agira ibibazo byatuma atagaruka mu muryango neza? Ikindi dutekerezaho ni ukuvuga ngo ese ubu impamvu yatumye umwana ava mu rugo ni ubukene, ni amacakubiri, ni ugutandukana, ni ibibazo by'umuryango. Ese ibibazo koko uyu muryango twabifata bite ngo igisubizo umwana agaruke mu muryango utekanye, uguwe neza, umerewe neza? Rero nemeranwa nawe yuko ni byiza rwose gutegura aba bantu, ariko no gutegura aba bana, icya mbere twongeye kukeneye ko ahantu umwana agira umutekano ntabwo ari muri oruferi n'ahandi. ahantu umwana agira umutekano ni mu rugo, ko umwana yaremeye kugira ngo abe mu rugo, abone bwa burere, abone ya mibereho by'umwana mu rugo. Ariko n'icya kabiri, n'ibibazo biri mu rugo by'ubukene, n'ibibazo biri mu rugo by'amacakubiri, n'ibibazo biri mu rugo bitandukanye byo kutemeranwa, ibyo bibazo umwana asange nabwo hari uburyo hateguwe umuryango yasubijwe. Twabonye abana basubira mu miryango bakiga, twafite abana twakuye mu mihanda, uyu munsi barangije za kaminuza, abandi bari gukora imirimo itandukanye. Hari abana benshi batuganye batazi icyerekezo, ariko kubera kugira umuryango mwiza uteguwe hakaboneka igisubizo. Rero ntiducike intege ngo twibaze ngo abana tubajyanye mu muryango baragaruka, hoya, biterwa n'uburyo umwana ateguwe n'uburyo umuryango wateguwe. Yego. Ku murongo wa telefone dufite na Frederic Sarupongo, ni ryo zina ryawe? Mwakoze ni Frederic ntawe uyirusha intege. Yego, urahagana hehe? Muri murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Yego, ijambo ni ryawe. Mwakoze kuba ijambo. Icyo cya mbere mbanza kuvuga, umwana iyo yandagaye aba ari igihugu cy'ejo cyandagaye. Bivuze ngo nubwo iyo miryango ijyaho ni byiza, ariko ndabona ingufu zikiri nkeya, kuko nk'ahangaha mbona ingufu cyane bazishyira mu mujyi ahantu haboneka abana benshi, ariko no mu cyaro ntabwo bikwiye ko baba bahari. Mu cyaro baba bahari tukababona, ariko sinzi ngeneye no kugira inisiyative imwe, nshaka ahantu hari amashuri ko batakigirwamo, mbere ko nakusanya abana bafite icyo kibazo cyo kutagira ahantu baba, cyangwa se n'aho bariho nabi, kugira ngo mbe nabashakira uburyo ki baba hamwe bakabigisha, hanyuma aza gukomwa mu nkokora n'ikibazo kiri finansiyeri. sinzi wenda mutumirwa ndibuze ko usoza muhoza ikibazo, nagira mu bazi bafite ingamba ki kugira bagere mu cyaro n'abana bo mu cyaro babyibone, kuko kenshi cyane tuba tubona izo kese mu cyaro, ariko tukumva aho baribanda mu mujyi. Mu cyaro barahateganyiriza iki? Yakubwiye ko bariya, ariko rero ariko ntabwo ari ku buryo bufatika. nk'inanga nje gufata iyo inisiyative n'ubundi yaserinze, ariko nuko ntabwo nabonaga. Yego rwose, mukomeze mugirire ubuvugizi abana bo mu cyaro. Yego, urumva njyewe ni icyemezo nari nshaka gukomeza kugira ikibazo cya mikoro, ariko habaye hari n'uri tayari akaba yaza tugafatanya, yantera inkunga, ndaboneka ahantu hose rwose tukagira icyo dukora, ko nanjye n'icyemezo nari nafashe kandi cyagomba kugira umumaro nubwo nazi kugira icyo kibazo. Hanyuma se utari wagenda wifashishije ubuyobozi aho ngaho nyine mu karere wari ugiye gukoreramo icyo gikorwa, hanyuma byagenze gute kugira ngo ucike intege cyangwa se ukomwe mu nkokora nayo mikoro? Nta bantu babonye bagufasha? Nari negereye ushinzwe imibereho myiza mu kagari bo bita ba Sedo, ambwira ko icyo baramfasha barampa ayo mashuri ku buntu, hanyuma amikoro nkayashaka, ubwo umurenge ukazampa imfashanyigisho,
ariko ndebye kuri sirizi cyangwa se ibikoresho bazifashisha mbona finanse yanjye iracyari hasi, wenda ubwo sinzi nagize igitekerezo ariko nza kubura finansiyeri, ubwo ni icyo kibazo cyaje kubamo birangira, ariko ubundi ni uko byagenze. umutumirwa wacu yagize ati ntuducike intege, ubwo araza kugira yenda n'inama yaguha. wari ufite ngo n'akabazo wifuzaga kubaza? Akabazo nifuzaga kumubaza nagira ngo mubaze, ese nk'iyo umwana bamukurikiranye wenda akaba bamukiye mu miryango akarangiza kwiga, hari ikindi bamutegura nyuma nka graduation, nk'uko tuzi ko abana bagiye nko kwiga iwawa n'urugero mu kigo ngororamuco, iyo barangije babafatira wenda bakabaha nk'ibikoresho bakajya gukora mu byo bize, nabo hari ukundi kuntu bakurikirana nyuma y'ubuzima, kuko turabizi ko biba bikigoye nubwo wenda baba babafashe nk'aho bakuze. Murakoze. Urakoze cyane Frederic. Bwana Byiringiro, kugira ngo mugire icyo mubwira. namusubiza yavuze ikibazo cya kintu mbajije cy'impamvu imiryango itagera hose, ariko reka mbere kuri ikintu mbanze mufashe rwose, kandi ndishimye kuri initiative yagize nziza, akareba abayobozi bakareba uburyo bagira icyo mufasha. Muri association Mwana Ukundwa iyo tugiye gukorera ahantu tubanza gutekereza, mbere yo kujya gutekereza umwana tubanza gutekereza ababyeyi baraho uburyo bakishyira hamwe. Bari ahantu ku musozi umwe, bari sinzi ko Bujumbura byita, ariko hano tugira umudugudu, tugira akagari, tugira secteur, yenda ni Burundi bafite izindi nzego kugira ngo baradukurikiye, ariko cyo nshaka kuvuga ngaha abantu 15 20 ababyeyi 20 bari muri community, ari muri village imwe cyangwa mu mudugudu umwe. Abo babyeyi cyo tubakora tubaremamo itsinda rigamije iterambere, ariko rigamije gutuma imibereho myiza y'abana imererwa neza. Aba bana igisubizo ntitangiye kutureba ku muryango uzaturuka hariya, ONG uzaturuka hariya, umuryango nterankunga uzaturuka hariya, ahubwo tugatangira kwibaza ngo ariko twebwe abantu 20 tutuye kuri uwo mudugudu, tutuye kuri uwo musozi, tutuye muri kano gahinga, abantu 20 nitwicara ngaha tukareba ibibazo by'abana, tukareba ibibazo twasubiza by'abana, ese ubu nta gisubizo twifite? Nkunze rero mpamvu mukike cyane, nkunze uburyo yishyize hamwe atekereza igisubizo cy'abana. Niba atekereje kiriya gisubizo yazana igisubizo ahantu atuye, kuki ari 3 ari 4 ari 5 ari 10 bakishyira hamwe bakagira umutwaro w'abana, bakavuga bati abana bacu tubaremere heza hazaza, turebe uburyo twabajyana ku mashuri, turebe uburyo twabafasha mu buryo butandukanye, turebe uburyo twafasha cyane cyane igituma bava muri ayo mashuri bagira ibibazo, ni amakimbirane, ibibazo y'umuryango n'ubukene. tuze turi igisubizo cyo kuyabutsa n'igisubizo cy'abana barahungaho nk'abantu barahungaho. Inama nambere namugira ntatege abanyarwanda tumugani ngo akimwana akazi imvura ihise, no mugani i Burundi baravugira. Ni ukuvuga ngo mwebwe ubwanyu mufite ikihe gisubizo cy'abana aho ngaho muri? Ese twishyize hamwe uyu munsi nkigomwa icupa ry'umugoroba, uyu munsi nkigomwa cya kintu, tugashyira amafaranga tugateza tukareba icyo twasubiza cy'abana. Ni ukuri twabonye ayo matsinda y'iterambere dufite aho ari, twabonye bazana ibisubizo byinshi by'abana. Ndashaka kubwira nk'urugero, dufite amatsinda amwe yicaye yishakamo gukemura ikibazo cy'imirire mibi. Icyo kibazo cy'imirire mibi bemera guhinga nka byo twari tuvuga, abantu bagira hamwe amatsinda akora uturima tw'igikoni, bakishakamo amatungo azana ifumbire cyangwa azana amata yo guha abana, bakishakamo ibisubizo bituma abana bajya ku mashuri. Dukora iki? Mwebwe ubwanyu mwabonye igisubizo muri niza ku gisubizo cyiza kandi kikaza gikwiriye. Rero namashaka kugira inama bose nkubabwira ngo dufite hari ibintu byinshi dufite ibisubizo by'abana mu muryango, ariko tubirebera ku bandi bazabizana kandi natwe duhari. Nta n'umuntu uzabona n'imiryango ihagera hose, ahubwo twebwe tujya ngo ni icyo gisubizo nazana, kandi siko hamwe nawe n'undi nazana igisubizo cyuzuye. Nagira ngo nutse nkusobanura icyo ngicyo kandi siko cyafasha. Ikindi cyamaje ngo y'abana barangije se bo murabareka bakagenda gutyo ntacyo mubafashisha. Iterwa n'ibyiciro by'abana. Hari ahantu tugeze umuntu cyane cyane avuga abana biga bisanzwe amashuri asanzwe aba ashobora gutekereza cyane twaze tuvuga n'impamvu iriya poroje twayivuze yo guhanga udushya, ni ugutangira umwana akiri ku ntebe y'ishuri. Ntarebe gusa yuko azabona diplome yuko abonye amanota yatsinze, ahubwo wa mwana agatangira guhanga udushya, utekereza ngo ariko hajya inyuma y'ishuri ni iki kintu kindi cyambeshaho. Nibyo twari tuvuga nk'abo bana bakoze imishinga igera mu 118 yo guhanga udushya two mu mujyi, ejo bundi yenda izaba ariyo izana iterambere inababyara inyungu. Yuko ufite ibitekerezo bizima, yuko yamutse ibitekerezo bizima biguhereza ubuzima bwiza buri imbere. Nazo mbibwira abantu buriya igitekerezo cyiza kizana amafaranga.
ariko amafaranga ntazana igitekerezo. Rero twebwe nubwo ibyo gutekereza ngo araherekezwa ajyanwa n'iki tuzamuvuye muri iryo shuri, ahubwo ni ibihe bitekerezo twamwubatsemo bituma azavamo umugabo n'umugore uhanga udushya tunareze n'uyu munsi adafite akazi yabona uko afitemo akazi. Yego koko hari abo dufasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere, nk'abantu biga imyuga twabaha amashini, ariko n'iyo mashini tumuhaye ntabwo ariyo kujyana. Twirinda guhereza umuntu inkunga imumugaza, twirinda guhereza umuntu inkunga itamugeza aho yagomba kugera bakamugara, ahubwo tumuha inkunga imusunika imugeza aho igomba kugera. Rero ndemeranya yuko ari igihe kiba ngombwa yuko dufasha abantu. Dufite abana babyariye mu rugo, abakobwa bandi babyariye mu rugo bakiri batoya ku myaka itagejeje kuri 18, tujya tubakura amatsinda bakajya gukorera hanze bakorera hamwe. Ariko igikomeye cyane si imashini imuha, si ubudodo muha, igikomeye cyane ni ibitekerezo bimuha guhanga udushya, bimuha kugira ngo agire imyumvire mishya, tukamukangura mu bitekerezo nagera no hanze ku isoko ry'umurimo bizagire ikimarira, cyane cyane ku rubyiruko. Niyo mpamvu twatangiranye n'abana b'imyaka 13 kugera kuri 18, twemera ko afite potential. Utekereza umwana niba atangiye guhanga igisubizo cy'igikoni mu mujyi cyangwa cy'umurima wo mu mujyi afite imyaka 15, uratekereza ko mu myaka 20 imbere azaba arimo arahanga ibingana gute? Rero tubatangira kare bahanga udushya, ariko udushya tuzabera no kugira ngo bafungurirwe amarembo mazima bizabageze kure hashoboka. Nicyo bashaka kuvuga. Frederic, uba ugumye aho ngaho gatoya, hari undi muvandimwe Daniel wari utegereje. Hanyuma ubwo Frederic, niba hari ikindi kibazo ufite ndaza kuguha umwanya ukurikije ibyo umutumirwa wacu akubwiye. Daniel, tubanze tukwakire. Daniel Sabimana. Murakoze. Ye, urahagana hehe? Ibisanzwe ni umukunzi w'ijwi rya Amerika, mperereye i Nyamasheke mu murenge wa Ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda. Yego. Ndagira ngo nshimire uwo mutumirwa bwana Samuel, ariko madame Jenny, ngiye nagize ikibazo cy'amatsiko, sinakurikiranye ikiganiro kigitangira kubw'uko tutabumva kuri FM, ariko mbise ngira numvise uwo muryango ari mwiza, ndawushimye kandi ndawukunda. Ese mu by'ukuri uwo muryango ukorera no mu bice by'icyaro umugani wavugaga? Impamvu mbibaza ni uko mpora hafi yo ku murenge, mpora mu bikorwa rusange, ariko sinumva asosiyasiyo y'umwana ikunda kuvuga cyane. Twumva iyindi miryango ifasha abana itabara, ariko uwo muryango mu by'ukuri ko tutarawumenya abanyarwanda bo mu cyaro. Uwo muryango ese nimba uhari mu by'ukuri ufasha abantu bameze gute? Ushaka kujyamo se we birashoboka? Ni ibyo bibazo by'amatsiko mumfasha nsubize ndi ku murongo kugira ngo numvire. Murakoze. Urakoze cyane, mukomeze kutwihanganira rwose. Turabizi ko dufite ibibazo bya telefone by'imirongo haba muri studio haba uburyo mutwumva, ariko buhoro buhoro turizera ko bizagenda bikemuka. Reka rero ubwo muhe umwanya, ariko mbanza kubaza Frederic niba nawe yaragisigaranye akabazo cyangwa niba hari icyo yifuzaga kubwira bwana Samuel Byiringiro, hanyuma mbone kumurekura kugira ngo tuze kubasha no kugumana abandi ku murongo. Frederic, ndeba kumubaza ibyo koko nabyumvise, igitekerezo kizana amafaranga, ariko amafaranga ntabwo azana igitekerezo. Ariko nawe arabizi ko hari nk'ibintu by'ibanze bakaba bifite mbere yo kugira igitekerezo. Ibyo rero nibyo nabuze, nanyuze nabi wenda ngo agire ngo nacitse intege. Na n'ubu ndacyari mu murongo ngo nkomeze gushakisha, gusa igihe nzabona uwanyunganira ngenda tayari, cyangwa se nanjye nimbona ubushobozi bwanjye buhagije nta kibazo nakomerezaho. Gusa nta kindi nifuza kumubaza, nagira ngo mbashimire, nanjye ndi umwe muri bagenzi babo, igihe kizaza wenda bazanyumva nanjye ari ngewe waje gutanga ibitekerezo. Gusa biba byiza mbonye umfasha, kuko kugikorera mu cyaro ntabwo biba byoroshye, aba ari ntoya, namwe murabizi. Yego, kuraje rwose, ntucike intege. Bwana Byiringiro, ntekereza yuko mu kintu cya mbere twebwe dukora, icyo nanamubwira ni ugufasha abantu mu bijyanye n'imitekerereze mizima kandi bageza ku kintu kizima. Ubwo rero uretse n'inkunga yindi yampamagara ngira ngo yenda aca mu gikari, mukazavugana, ashobora kumpamagara nkamuha ibitekerezo, nkamureza akambwira ishusho. Rwose umuntu utekereza neza turamushyigikiye, rwose umuntu utekereza ikintu kizima turamushyigikiye. Rero igikomeye ashobora kuzaca hirya tugafatanya gutekereza icyo atekereza ku giti cye. Buriya abantu bibwira yuko imbaraga, anabigarutseho bongera kugaruka kuri ya prinsipe yuko buriya igitekerezo ntabwo ukeneye kubanza kugira amafaranga kugira ngo utekereze. Oya, ni nayo mpamvu buriya muri rwa rubyiruko rw'aba bana babandi bafite imyaka 13 kugera kuri 18,
impamvu rero twibanda abana bakiri batoya ni uko n'umwana utemerewe gutunga ubundi amafaranga ntabwo byemewe mu buryo busanzwe ko bakiri mu myaka ikiri hasi, ariko yemerewe gutunga ibitekerezo. rero umuntu ashobora kuba adatunze amafaranga ariko atunze ibitekerezo, ahubwo bya bitekerezo agahura n'abantu bamufasha icyo bita mentorship, bamufasha kukirera no kukibyazamo umusaruro. niyo mpamvu mwahoze umuntu abivuga turabivuga ko dufatanya na New York Academy of Science, ni uko nta n'ikintu banabakora gusa, ni ukubafasha gutekereza ibintu bigari kandi bashyira ku rwego mpuzamahanga. uyu munsi abo bana turi kuvuga bagera muri bana 500 barangije bari muri aya magurupe, uyu munsi bari ku rwego bafite uburyo bakora ku ikoranabuhanga n'ibindi bihugu byose bikora siyanse biri muri uwo muryango wa New York Academy of Science. kugira ngo rero kumwagura ibitekerezo cyangwa 14 ukamwagura ibitekerezo ku buryo atangira gutekereza kuba ati utwo nanjye najya mu yandi ba scientifique abandi bantu bize siyanse nanjye nkimvamo yuko nakagura ibitekerezo byanjye. ubu ngubu abana barangije icyo cyiciro cy'akarima k'igikoni cy'akarima ko mu mujyi, ubu bari ku ruhando rw'abandi bantu bari gukora nabo banini babagura mu mitekerereze. rero inkunga yo kwagura umuntu mu mitekerereze, asosiyasiyo Mwana Ukundwa rwose ifitemo imbaraga kandi izakomeza kwishyikira. niyo afite igitekerezo cyiza azatuganirize rwose turano kumushyikira. hari abaturage batse muri mu Rwanda bose ntibyakunda, ntabwo twagira kuri miliyoni 11 z'abanyarwanda bose, ariko turi umuryango uzwi, turi umuryango ku rwego rw'igihugu uzwi mu gihugu. ndetse mu mwaka wa 2016 uwatangije umuryango wa asosiyasiyo Mwana Ukundwa, Madamu Rose Mukankaka yahawe umudari w'ishimwe cyangwa icyo nakita umudari w'umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu, nk'abantu bagize uruhare cyangwa umuryango wagize uruhare mu rugendo rw'igihugu mu kwiyubaka mu bumwe n'ubwiyunge. rero turi nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abandi bafatanyije bashyikirije umudari cyangwa bakije iryo shimwe uwatangije asosiyasiyo Mwana Ukundwa. rero murumva yuko nubwo tutagera hose ariko ibikorwa byacu uyu munsi kuri Voice of America ni ukuvuga ngo rwose nawe wivemo karibu, ugiye kuri website ye dushatse watubona n'ubundi buryo bwose wakora rwose, ariko nubwo utagera henshi ariko hari ibyo twakora bigukangura. n'ubu ngubu icyo kiganiro cyo kigamije ni uko bigukangura mu bitekerezo byawe, uburyo twafasha abana kubaka imbere yabo heza bagura ibitekerezo bahanga udushya. kuri website kuri site yanyu babageraho gute? yagiye muri Google biroroshye ukandika asosiyasiyo Mwana Ukundwa uhita tubona umwanya turiho. yego ariko na karibu tunafite n'icyicaro i Kigali, twamurangira, dufite icyicaro i Huye, dufite icyicaro Kayonza, dufite icyicaro i Karongi. hose aho yaba ari aho ngaho yaza tuganiza umva nta kibazo. yego aya makuru y'aho muherereye yashobora kuyasanga kuri site yanyu cyane rwose, na telefone zero zacu yanadukontakta. yego ubwo rero ndumva byoroshye cyane kandi batagomba no gucika intege, murahari kugira ngo mubafashe, mubahaye icyizere. yego Daniel uracyari ku murongo? cyariho. yego urumva wasobanukiwe se? wabazaga ngo ntibazwi mu giturage ntabwo uhababona, wasobanukiwe cyangwa hari ikindi ugera kwifuza kubaza? ndasobanukiwe, ariko Bwana Samuel mumbarize yazagerera i Nyamasheke kugira tumwitegure natwe. nakubwira nakumva. ntekereza yuko dufite imiryango dukorana y'abafatanyabikorwa natwe, ntabwo dukora twenyine, yaba ari imiryango yo mu Rwanda, yaba ari imiryango yo hanze yarwo, yaba ndetse na leta y'u Rwanda, cyane cyane mu nzego z'ibanze n'atandukanye. mpamya neza yuko igihe cyose twashobora, kuko batwemerera gukora mu gihugu hose, ariko hamwe n'ubushobozi, hamwe n'imbaraga, hamwe n'abo dufatanya byose uko binasaba n'ubushobozi, twumva rwose aho twasunikirwa kugera twahagera. nta mpamvu tuba tutagera i Nyamasheke, mu gihe kiri imbere dushobora kuhagera, ariko ndanishimiye ko dutumira ngo tuhagere rwose. murakoze. murakoze cyane. reka twakire noneho Marcel Twagirayezu. Marcel wiriwe? Mwiriwe neza Eugenie. yego harya urahagana he? ngenda nibereye hano Kigali Kibagabaga. ariko Kibagabaga ntabwo ari umurenge da, ni mu murenge wa Kimironko. Kibagabaga ni akagari, ni uko ari centre izwi, ni ahantu hazwi kubera ko hakomeye cyane. yego uri ahantu hakomeye rwose. ikibazo cyangwa igitekerezo?
yego ndi ahantu hakomeye cyane. Hanyuma igitekerezo natanga cyangwa se harimo n'ikibazo. Mu Rwanda mu minsi yashize havuzwe ko umwana wese agomba kurererwa mu muryango, baca ibigo bya ruferina kubera ko bashakaga kugira ngo abana bose bagire uburere bukomoka ku babyeyi. Ntekereza ko ari nacyo asosiyasiyo ahanini igamije, ishaka kwagura abana mu mitekerereze ku buryo abana batabona ko bari bonyine, abahuye n'ibibazo, ababyawe bagatabwa, mbese ku buryo umwana atabona ko ari wenyine. Ariko mu kinyarwanda bajya baca umugani ngo aho kwica gitera twica ikibitera. Hari igituma b'abana bagira ibyo bibazo. Muri byo harimo nko kuba nk'abana bavukira ku mihanda babyawe n'abandi bana baba ku mihanda, harimo aba bana b'abangavu bari guterwa inda, rimwe na rimwe wakurikirana ukaza gusanga babyaranye n'abagabo bubatse. Iteka ryose iyo bavuze ku kintu cy'umwana nyumva ikintu cy'umushishe kimfasha umubiri wose, kuko na n'uyu munsi hari ikintu twifuza ko mu Rwanda bakora ku cyaha cyo gusambanya umwana. Kiriya cyaha twifuza ko cyaba icyaha kidasaza ku buryo n'uwafashe umwana akamutera inda agatoroka yazagaruka mu myaka 50 akiriho yakiryozwa. None nkabaza, mu bukangurambaga mukora cyangwa mu gushyigikira abo bana, iyo mugeze ku kintu cyo kuboneza imbyaro ku bangavu mu kivuga hiki, kuko igihe cyose ibintu bikimeze icya ntabwo bizabibura, kandi ntabwo imiryango yo gufasha abantu izahoraho, kuko mu minsi yashize twumvishe radiyo ivuga ngo muri za Nyabihu ngo bari kwifuza kubyara kubera ko abagore batwite bahembwa. Ugasanga mu mudugudu harimo abana babyariye babo nka 300 ngo bakeneye igihembo cyatanzwe, kandi ibyo ntabwo ari ibintu bizahoraho. None nkabaza, mu bukangurambaga bwo kurinda bya bintu ahubwo ko byabaho ngo abo bana bafite ibibazo bahoreho, ntabwo ari ukuvuga ngo asosiyasiyo ihagarare, ariko byakabaye byiza dutinze kugira ngo ingaruka zinjiye nyuma yo kurangaza ze kubaho. Mu bukangurambaga mukorana n'abanyamadini n'amatorero n'abantu muri sosiyete sivile rusange hirya no hino, iyo mugeze ku kintu cyo kuboneza imbyaro kugira ngo hirindwe b'abana bateza ibibazo, sinzi niba nkora ikinyarwanda kiri cyari ko banyihanganira, b'abana bateza ibibazo bakeneye gufashwa gusa na ba nyina batifashije. Iyo mugeze ku kintu cyo kuboneza imbyaro mu bangavu mukivugaho iki ko ubu ngubu ahanini aribo bari kubyara abana babona bigenzuwe nabi bakajugunya, n'ejo bundi sinzi n'umvise ngo bajugunye muri toilette umwana. Ibyo ni byo ubu ngubu ibibazo dufite. Naho bitabaye ibyo ingengo y'imari ntabwo yazaboneka. Iyo mu bukangurambaga mukorana ubuhe kugira ngo turinde b'abana bisanga ku isi nta ruhare babigizemo bakisanga mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Murakoze. Urakoze Marcel. Ariko se mbere yo kugenda ako kantu warushyizemo, ako waruvuze ko abantu basa nk'abari muri competition, irushanwa ryo kugira ngo bahembwe ko babyaye riteye gute? Ninde ubahemba? Mu karere ka Nyabihu ndetse no muri Rutsiro, niba atari Rutsiro ni Karongi. Ngo kubera ko hari uturere usanga dukenye, tubarwa nk'uturere dukenye, nk'umugore utwite bakamuha ibimwunganira kugira ngo azabyare umwana muzima. None bamaze kumenya ko ako kantu kariyo, abakobwa bose yewe bakanafata abagabo mu nyamakuru ko yabyanditse. Kubera iki? Bategereje indonke za donye ziri gutangwa na leta, ku buryo ushobora kumva ngo umushinga waje nk'uku nguku umwana ukunzwe, wenda bakavuga ati hariya abakobwa babyariye iwabo, umukobwa ari guhabwa 100,000 agahabwa ishime, agahabwa wenda inka, agahabwa cyangwa ihene. Ibyo bamara kubyumva ko byo kugira ngo bamufashe yikure mu bukene, abandi nabo batabwo turazitwara, ugasanga bibaye nka competition. Ariko hakaba hari ubukangurambaga bushobora gukorwa, ari nacyo kibazo imbere narimbajije, abwo warunsobanuje kugira ngo usobanurire ako kantu. Ni ukuvuga ngo ubico nicyo kibazo mu Rwanda bavuga ngo aho kwica gitera twica ikibimutera. Ni gute ibi bintu by'abo bana dusanga ku muhanda bya hato na hato byarwanya? Hari umwana uva mu rugo kubera umwijyane w'ababyeyi, abo baganirizwa nk'uko twatumiye uwo muri Rwamureka akabidusobanurira. Ibintu nk'ibyo hahandi turuka nyine hatuma cya kibazo kibaho kugira ngo umwana afashwe, ariko hari uburyo noneho byakwirindwa ko wa mwana agera ku rwego rwo gufashwa. Urakoze cyane. Twabirwanya dute? Urakoze kubona nagusobanuzaga, nagira ngo hatagira n'undi waba yabyumvise nk'uko nanjye nari mbyumvise. Icyo nkuyebo ni uko ari inyunganizi baho umubyeyi kugira ngo uwo mubyeyi utwite, ntabwo ari igihembo. Ntabwo ari igihembo. Yego, ndumva byumvikana. Bwana Byiringiro, Marcel ibyo avuze mwamusubiza iki? Arakoze cyane Marcel, kamushimira umutima afite wo gutekereza ku bana
babyara muhanda bakabyara abandi bana. Twebwe nka asosiyasiyo mwana ukundwa dukora iki kugira ngo dukore ubukangurambaga bwo kugira ngo izo nda zitateganyijwe cyangwa inda z'abana bakiri batoya tuzikumire. Ubukangurambaga dukora tubukorana n'ibigo by'amashuri, tubikorana n'amatorero n'amadini, tukanabikorana n'inzego za leta. Ubukangurambaga dukora ni ubukangurambaga mbere na mbere yo kugira ngo abana bakiri batoya bakiri mu myaka bari muri primaire na segonderi bahabwa amakuru ajyanye n'ibijyanye n'imyororokere n'ubuzima bwabo, icyo twita comprehensive sexual education, kuvuga ngo tubahereza uburyo abana basobanukirwa ibijyanye n'imiterere n'imyororokere mu buzima mu bijyanye n'ubuzima bwabo. Aho ngaho rero twigisha umwana ko ngo mbere y'uko agira ubwo bumenyi akiri mutoya, murabizi ko imiryango yacu hari amakuru adaha abana. Hari uburyo sosiyete yacu umwana abaza umubyeyi ati umwana ava hehe, akamubwira ko umwana ava mu mukombe cyangwa umwana arota mu gitondo akabona yamubonye. Ubu rero turakangura kwigisha abana bakiri batoya uhereye kuri no muri primaire, tubabwira ngo dore uko umubiri wawe uteye, dore imyanya y'ibanga, dore uko umuntu ashobora gusama, dore uko ashobora kubyara, ni gute umuntu yabyirinda, dore uburenganzira bwawe ntiwemere mu rugo ushikisha ibindi bintu. Yewe ni ubukangurambaga dukora. Dufite amakarabu mu mashuri, dufite amakarabu hirya no hino, amakarabu agamije gukumira kandi agamije no kwigisha kugira ngo umwana akiri mutoya atuma uyu muntu amuze ingeri cyangwa amuze ahantu umwanya w'ibanga, uyu muntu arimo arashaka kunyangiza. Rero urwo ruhande rwa mbere dukora. Urwa kabiri dukora ko dukumira ibintu by'ubukangurambaga ni ukubwira ababyeyi kugirana ibiganiro n'abana bakaba mu buryo buri open kugira ngo babwire ikiganiro gifungutse gihambutse, ikiganiro kitarimo kubeshyana, ahubwo ikiganiro gituma umwana n'umubyeyi bahinduka inshuti, akabimubwira ko twasaze abana benshi bari abana twara amada akenshi baba barimo baratangira bibwira yuko ari ibintu bisanzwe bitagira icyo batwara, ugasanga baguye mu busambanyi bunatuma ibyo bintu bibagurigiramo ingaruka. Rero kwigisha umwana, kwigisha umubyeyi akiri mutoya ni igisubizo cy'ubukangurambaga ntekereza ko cyazana igisubizo kuri uwo mwana. Ariko twongeraho n'ikindi kintu gikomeye, twibuke yuko n'impamvu zituma abana bajya muri bishora aho ngaho nazo tugamije kuzihagurukira. Harimo icya mbere, navuga ibintu nka 2 cyangwa 3 twabonye muri experience ko dufite abana barenga 100 muri ubu turimo turafasha ababyariye mu rugo ariko barimo biga amasomo atandukanye y'imyuga ngiro. Ariko nk'ibintu 2 twabonye bikomeye. Icya mbere, abana ubukene buri mu mpamvu imwe ituma bumva yuko bagiye hanze bakajya mu muhanda bakagira gute, ari igisubizo cyabyo ari byo ubona kubona bakuyemo za ngaruka zo gutwara inda zitateganyijwe zongera ibibazo noneho by'ubukene bari banasanganywe. Icya kabiri ni amacakubiri mu miryango. Amacakubiri mu miryango, imiryango itabanye neza, imiryango iba amakimbirane, imiryango itumvikana, aho umugabo n'umugore barebana y'imwe, aho umwe ati nzica undi. Ibi nabyo bituma babana mu buzima bushobora kubagira muri risike yo kugira ngo bajye hahandi. Niyo mpamvu ibikorwa umwana ukuntu bikora muri kwa gukumira hari kugira ngo amakimbirane mu muryango arashobora guheza urugero. Iyo umwana w'umuryango utarasezeranye, nta masana ahari, nta gusezerana, umugabo n'umugore nta nyandiko yashatse aramwirukana ku mugoroba akivira mu rugo azashaka undi mugore. Ibyo rero byose byo turimo turakora ubukangurambaga ni ukureba uruhande rw'umuryango ariko tukareba n'uruhande rw'abana ko bumenye kare, ariko n'umuryango twabwira ngo nimukemure ibibazo bizatuma turwanya za nda zitateganyijwe. Ndetse twanagira n'ikindi kintu, niyo umwana abyaye, niyo umwana agize icyo kibazo cyo gutwita, ntabwo umuryango ari igihe cyo kumujugunya, ahubwo ni igihe cyo umuryango umwegere ahubwo umufashe, kuko akenshi iyo bajugunye niyo bagenda bagahindukamo indaya, niyo bagenda bakajya kujugunya abana muri tuwarete. N'ibyo yavugaga burya ni amagambo umuryango wamubwiye, ni amagambo sosiyete yamubwiye. Rero no ku mwana umaze kubyara hari ubundi bukangurambaga bwe no ku muryango utubwira ngo ushobora kubaka ubuzima bwawe, ushobora gusubira mu ishuri, ushobora kongera ukabaho nk'uko abandi babagaho, ushobora gusubira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kubyara si cyo cyatuma utakaza ubuzima. Rero ibyo byose bikorwa ngo wa mwana agumane agaciro ko umwana n'umwana uko byagenda kose ubwo burenganzira bukwiye ngo akomeze abone imukwiriye, kabone n'ubwo yaba yarabyaye, ariko tunakumira cyane mu nyigisho no gufasha umuryango guhindura imyitwarire. twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga. Dusubire ku murongo wa telefone mu kanya turakira Mugisha ari ube wihanganye, ari none ahangaha reka twakire Jean Pierre wari umaze umwanya ategereje. Kimana, uranyumva? Ndabumva neza. Urahagana he? Ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe aho bita Intungamo. Yego.
mbanje kubashimira cyane ijwi rya Amerika, ariko cyane nongera kunganira umutumirwa kubera ko abana niba bakuru bakeneye urukundo, ariko nanone imbere na mbere ruva ku babyeyi babo, kuko icyo kibazo umugabo uvuyeho yari abajije, usanga uruhare runini rugirwa n'ababyeyi. Niba ababyeyi ubwabo badafitanye urukundo mu mibanire yabo, bizatuma n'abo babyaye nabo babona iyo sura bakayikuriramo, ugasanga niho benshi ari abana bagenda bakajya mu mihanda bakahatwarira zanda, bakabyara abandi bana nabo batazaha urukundo, usanga ikibazo kirushijeho kuvuka. Bigatuma rero ndimo gushima cyane ahanini iyo asosiyasiyo ikomerezaho, ariko natwe ababyeyi bwacu dufite uruhare runini ku bana bacu, kugira ngo two kubaharira gusa kuba bajya mu miryango nk'iyo ngiyo twabatereranye, ahubwo twebwe ubwacu tubashe tubunganire, noneho nibakurira muri rwa rukundo nta nubwo bazabasha kujya kwiyandarika nk'uko. Ikindi kandi ababyeyi nanone bakwiye guhindura imyumvire cyane cyane ku byerekeranye n'ukuntu abantu babasha kubaho mu mibereho y'abantu. Ntabwo kuvuga igitsina mu mwanya wacyo, kera hari icyo bagiraga bakavuga ngo ni ukuvuga, bakabyita ngo ni ibishitani, bakabyita kirazira. Ibyo bigatuma iyo kirazira no kuvuga ngo iki ni igishitani, umwana yawe kivuze ndetse bakaba banamukubita, ugasanga niho hahandi iyo bamuhisha ukuri agenda akishora muri ibyo bintu atabizi. Mwene data rero wavugaga ngo ese ngo ujya kuboneza urubyaro, nta kindi. Kuboneza urubyaro ntabwo ari umuti uza ari wo wa mbere, ahubwo umuti wa mbere ni uko abana baganirizwa, bakabereka ibijyanye n'imyororokere yabo n'ubuzima bwabo, kandi noneho mu kubaganiriza ugomba kubagira inshuti, atari ukubafata ngo ubashake kubahata. Nubibahatamo azaba umwanzi wawe, nta nubwo azatinyuka kubikubaza. Iyo asosiyasiyo ni iyo gushimwa, kandi ariko natwe ababyeyi tubunganire. Murakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pierre, niba mbyumva nawe uri umubyeyi. Nanjye ndi umubyeyi. Nuko urakoze cyane kuri iyo nyunganizi. Yego, murakoze. Twakire noneho Mugisha Jean. Uranyumva Mugisha? Yewe ndabumva. Umeze neza? Tumeze neza. Nawe se? Natwe n'amahoro n'ukuri. Urahagana hehe? Ahagana aha muri Zambia, muri Lusaka, mugasanzwe ndi Murundi, nkaba nkorera imirimo ya misi yose ngaha mu Lusaka mva mu Burundi. Yego, ndumva ubwo ufite nawe inyunganizi cyangwa se ikibazo wifuza kubaza. Isa n'inyunganizi kuri ibi bibazo by'abana, bituma bona abana imibereho yabo itaba myiza, ndetse bituma nicyo gituma n'aba bana uravye uri kuraba ibihugu byacu byo muri aka karere, yaba u Rwanda yaba u Burundi, bisa n'ibigomba gusa, cyane cyane ko iki kibazo cy'abana basanzwe usanga batwara inda, usanga ababyaye abana batifuza. Cyane cyane ibi bintu ababyeyi barakwiye kuhahagarara cyane, kuko uravye ibihugu byacu hagati, noneho uravye Burundi n'u Rwanda, kenshi nta tandukaniro ikunda kuhaba rirerire. Uravye abana babyaye baragira ukuntu umenga abana barahemutse, ababyeyi bagaca bagomba kubona yuko umwana yahemutse, ariko uravye iyo bituruka biva cyane cyane ku babyeyi ko batabafashije igihe bariko barakura mu myaka y'ubuyabaga bwabo. Kandi iyo bishyitse umwana agatwara iyo nda, kuko kenshi bayitwara batayifuje, nta mwana avuga ngo atwara inda yayifuje, ababyeyi ahubwo bo baba hafi bakabafasha muri kijya gihe barimo, bakabereka ikosa ryabaye, hama ku buryo batosubira muri iyo ntude, muri ibyo bibi. N'umwana yavutse ahubwo akabonerwaho gufatwa neza, ntaca ajya kugira ingaruka ku byo uwo mwana nawe yakoze, ngo umwana nawe azigiremo izindi ngaruka. Ikindi nacyo ko aya mashyirahamwe asa n'ayajejwe kuraba abana, nayo nyine arakwiye kwegera akaraba iyi miryango iravuka, izi ngo zubaka. Uravye ingo nyinshi zisambutse, ingaruka mbi zigaruka ku bana baca batatana, ugasanga ababyeyi ntibagishoboye kubashyira ku mashuri, ugasanga bamwe bagiye mu mabarabara kubera ubushobozi buke. Umumama aragiye, umupapa arasigayeyo, umupapa nawe nta bushobozi afise. Rero boraba nk'amaguverinoma yacu ikaraba iyi miryango iziraba, hakaba igihe abantu bubaka bakayumvira ku mwana azovuka igihe iyo miryango itakiri kumwe,
ibyo nabyo kubifasha nimbira ko aya mashyirahamwe ageze agateka k'abana iyo habaye ikibazo hagati y'abubakanye ndibaza iyo bashyitse bakajya nko mu butungane ayo mashyirahamwe yohagarara agahagararira abana bajya abana kuko iyo urabyo bari mu butungane kenshi rimwe rimwe nkiri ngaho mu Burundi najya gukurikirana nkaraba wasanga bari ko bahangana ku matungo bari basanzwe batunganye nge naho batunze ahubwo ukuntu bazoyagabura muga ni gake bimbe ati mbe abana twabyaranye bo bazobaho gute baziga gute bazobandanya ubuzima gute kenshi ababyeyi usanga bahanganye umwe ati kucyo azoronka ku matungo bari basanzwe bafitaniye rero abana kenshi mu butungane usanga badahagarariye rero ndibaza nk'amashyirahamwe bageze bateka abana yohagararira abana imbere y'uko ababyeyi bavana bakabanza bakabona y'uko abana nabo bafise aho baroye bafise aho basigaye cyane muri abo babyeyi babiri haba utoye ufasha abana ko afise ubushobozi bw'uko abana bazobandanya babaho nk'uko bari basanzwe rero nk'uko bitegereje amashuri bagashobora kubandanya n'ibyankenerwa byose by'abana bikabandanya hama guverinoma nayo igashobora gufata mu mugongo aya mashyirahamwe agezweho agateka k'abana. Reka ngushimire cyane Yohani Mugisha kuri izi nyunganizi nk'ijambo kandi umutumirwa wacu tusoza ikiganiro Bwana Samuel Byiringiro ukurikiye iby'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bavuze ku bijyanye no gufasha abana noneho nagira ngo mu gusoza mugire n'inama mwaha abadukurikiye muri uyu mwanya. Ndagira ngo kubera umwanya usigaye sinavuga byinshi ariko ndashimira ibitekerezo batanze ariko natekereje ko wenda mu gihe kiri imbere twazongera tukagenda ikiganiro kuko mu bigaragara ni uko ibibazo byinshi biri mu bana biva mu bibazo byinshi biri mu muryango. Igihe tutari twakemura ibibazo biri mu muryango biragoye kujya gukemura ibibazo by'abana. Murabona ko ariho twese tuganisha tumaze kubona yuko abana barashoboye bafite ubushobozi bagera kure ariko igihe bari mu muryango udatekanye umuryango utaguwe neza ingaruka zigera kuri ba bana bagomba kuba barimo barahanga udushya bagera kure. Rero ndakeka ko mu gihe ibiganiro bizagenda bizagenda mu gihe kizaza twongera tukagaruka gutekereza ngo umuryango watekana ute umwana agubwe neza. Rero murakoze cyane ndabashimiye. Urakoze cyane rwose kuba witabiriye iki kiganiro ariko mu kanya wigeze hari akantu numvisemo uvuga uti abana bari barabuze ibyiringiro none babonye byiringiro. Ni izina baguhaye uri ugiye muri umuryango cyangwa n'iryo ababyeyi bakwise? Ni izina ry'umuryango ariko buri wese naramufite kugira ibyiringiro by'imbere hazaza umwana wese udukurikiye n'imiryango idukurikiye. Yego urumva ko byahuye bihuriranye nyine bihura mu buryo bwiza. Reka rero ngushimire cyane kuba witabiriye iki kiganiro kandi ukaba unemeye kuzongera kutuganirira no mu minsi iri imbere. Ibyo twavugaho ni byinshi rwose ndizera ko uzongera ukatubonera akanya. Ndagushimiye nshimira n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika aho bari hose badukurikiye ababajije ibibazo abatanze inama n'ibitekerezo. Ngashimira cyane n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo iki kiganiro kibagereho Patrick na Pira na Nadia Taha. Kuri mikoro yari Eugenia Mukankusi. Mwakoze rero mwese kandi tubifurije kugira ibihe byiza aho muherereye hose.